kuba ubwabyo yababwiye nimugoroba ati aba bavandimwe baraza kubabarirwa 100% bababariwe. Ahubwo twavuga ngo kuri Rayon Sport kuko ariyo match iri imbere ubwo APR igize ni ramfort ikomeye cyane. Kuko babonye ko n'umutoza bari iminsi 30 bari bahawe itarangiye cyangwa nyuma y'uko iminsi 30 irangiye ubwo barabarirwa bakagaruka. Oya basabye imbabazi nicyo cyiza. Urumva yasabye imbabazi hari igibano bigabanuka. APR yaretse iminsi 30 kugira ngo ikore iperereza ariko barabibona ko bakosheje bagira umutima woroshye baraza basaba imbabazi imbere. Iyo usabye imbabazi rero no kugabanya ibihano byabaho. Ariko hari ikintu Axel yavuze, hari n'ukuntu ushaka kureba situation urimo ukavuga ati reba nganyije na Kiyovu busa ku busa, natsinze Gicumbi bigoranye, Mukura nayitsinze bigoranye, kandi umutoza yarabirakaramye muri press conference aravuga ati mu bintu biri kungora yego hari abakinnyi b'ingenzi ikipe yacu ibura. Abagaruka ba Memerdo bavunitse, wowe ntako yamugarura nyine yaravunitse, agaruka kuri aba Baramine Ba ndetse na ba Dauda. Sheikh Jibril Watara yavuze Sheikh Jibril Watara nagarira Mineba avuga na Memerdo avuga na Mamadusi avuga n'uyu Dauda twavugaga. Aba rero APR bifiteho control kuko niyo yabahagaritse. Urumva nk'ubigaruye Dauda agacarana Sekiganda muri Mediane niyo bahita bashyiramo Ruboneka, urumva ko Mediane yabo yabikomeye kurushaho kuko abo ngabo bameze neza. Ikindi wabonye ku ruhande rwa APR siritu muri wing zabo hari rumwe rukora hari urundi rutaryana rwose ubona bahindagura. Urwa Barafinda ubona rugerageza gukora ariko urundi ntirukora. Rero wabonye ko muri pre-season umutoza yakomezaga n'ubundi kugenda akoresha umusore witwa Mamadusi ku ruhande yatakana na mugenzi we Togwi cyangwa se akaba yabanzamo Togwi byamunanira akazanamo Mamadusi yasimbuye. Ku mpamvu rero zo kuko itariki 8 z'ukwa 11 afite match komeye ya Rayon Sport, wa mugani wa Axel no kubagarura mbere y'igihe kugira ngo bifashishwe byaba ari byiza cyane. Igishimishije muri ibyo tutagiye muri rya kosa Ruvuyanga yatubwiye tuzashakira icyabaye mu gihe kiri imbere, avuga ati reka turirekera aho ngaho ariko namwe muraryumva nyine. Bari abahungu cyiza nuko bemera ko barikoze. Ubwo umuntu wakoze ikosa akaryemera kumubabara yanjye numva ntabwo ari bibi. Ariko icyaba kiba Axel nuko icyo kintu bakoze baba baragikoze barangiza kugikora nyuma yuko babihaniwe ntibabicikeho bagakomeza kubikora kuko nka Daudi kosa bavuga bakoze ngo n'ubundi ajya arikora. Kandi ni bimwe mu bintu binaniza abakinnyi binababuza gutanga umusaruro 100%. Nizangajema twavuga ku munsi umukinnyi bakeneye kuruhuka. Impamvu akubwira ngo izo mbibi za hoteli wizirenga nuko baba bagira ngo aho hantu nyine ube muri concentration mu mwuka wa match nujya no mu birangaza by'isi birangaje abasore wenda byatuma n'umubiri unanirwa. Namwe muri abantu bakuru mwishakishiriza nuko ubwo nka APR nta zindi mvune wenda ifite zirenze uretse abo bakinzwe tugarutseho ba izo mvune APR ubundi nizo yanga urakavunika nka Memerdo ariko uzi kwivuna mufite match n'ibintu bicane n'ibya APR yanga. Ubwo rero rwose ikintu abafana ba APR bakomera amashyi badukurikirana bari hano nuko abakinnyi ibyanga bikunda 90% baragaruka kandi vuba. Bari buze kugaruka niyo makuru ahari. Akanama kayobowe na Lieutenant Colonel Jean Paul Ruhorahoza karimo na retired Kano Mugisha karimo ndetse na security officer wa APR Kayitare. Isaha n'isaha umunsi karatera imyanzuro bitarenze uyu munsi irasohoka. Ariko haraza kuvamo ikintu cyiza cyane. Ubwo APR nyine irimo irikomereza ijya i Rubavu kureba ko yakora 3 mbere yuko yitegura derby. Iyi derby zabiteye ubwoba kuko APR zabibura abakinnyi. Inkuru dusorezaho niyo Watara Rutsiro yakaniye cyane iravuga ati APR ntago ivano ku Kivu. Tuzakujya mu isa ya gatatu turabijyamo. Irabirya byihore. Arira nabonye kuri murere rya 3. Irabirya ntacyo yakora. Yamanuye intwari cyane. Dusoreze kuri Watara. Erega Watara yafashwe muri Sekafu. Abantu barabyibuka bivugwa ko ari malaria. Kari malaria ariko atariyo. Wari umuriro. Ka malaria nkaka. Urumva? Noneho umuriro ngo ukagenda uzamuka. Urumva? Noneho ubuyobozi bwa APR bwari Dar es Salaam bwabona umuriro uzamuka kandi malaria nyine batayibona buhitamo kumwohereza i Kigali kuri military hospital. So uburwayi bwa Watara
afande yavuze yuko niwe wenyine wabwitangariza oya Watarara arwaye ngo kuko mu bijyanye yasobanutse. na terime za Ariko afite kiganga uburwayi. Mu magambo nta make muntu ararwaye. wemerewe burya kuvuga uburwayi bw'umuntu nta muntu nkawe wowe ntabwo nemerewe kujya kuri radiyo wumve ngo urwaye ngo mu gihe se wabibonye ari indwara isanzwe nta Oya, kibazo burya ngo iyo yivugiye ngo ararwaye biba bihagije abantu bakamenya ko arwaye biba arwaye. bihagije ahubwo wowe icyo urwaye ushobora kukimbwira kiguturutsemo none si burayi ntibajya bavuga Mohamed Salah ntakina match ko yagize flu Mbappe ntakina ko yagize fievre oya reka nereko nawe nk'umuntu mukuru bitewe urumva oya indwara wayivuga si indwara siba indwara se n'icyaha Nayo indwara zitavugwa se ku mpamvu wenda ngenda yizi wenda sinayivuga kuko fanda yabibujije ariko burayi barabivuga iyo umuntu arwaye bavuga indwara arwaye ni ibintu bisanzwe ntabwo ari zose rugaje ko hari indwara ziba ari ibanga zigomba kuba prive hari indwara zigomba kubibanga bitewe n'iyo ari reka niyo bataratwishyire muri Watarara arwaye Watarara arwaye ariko namubonye yataye Paul Kicukiro hano ku kiraro hano ku bahazi Watarara ngo yashaka gutangira imyitozo abaganga baramubuza ahubwo ati buretse hanyuma ariko ntabwo kuri Rayon ukuntu namubonye ntabwo yakina kuri Rayon buriya yaba yabonetse ntabwo ahari ku munani ntabwo yaboneka ngo Watarara na Dawo kuri Rayon Sport babibagirwe kandi nibo bakinnyi buriya beza babiri APR yari ifite muri isezo kurusha abandi Ruvuyanga yego aba ba jene bari ahangaha imbeho ku isa n'iyabishe bakonje tubashyushye mu kanya ariko reka tubanze tujye muri Rwanda Revenue Authority tubanze tumenye niba basora kwanza tubanze tumenye niba basora ubundi tuzo twidagadure mu kanya gato cyane twakira rero Mugabe Gilbert uhagarariye Rwanda Revenue Authority muri Nyabihu tubahaye ikaze mu rubuga rw'imikino hano Nyabihu